nta mugore ngira turashaka ntabwo nashaka ufite imyaka ingana umukobwa nakunda bafite n'izuru rirerire afite nagahanga ariko ntikabe karekare ngo gasumbe izuru kamere neza nyine kabe kagasubira nk'inyuma izuru ribiri imbere amaso ntareba imbere sube nk'inyuma bukeya ukuntu usa ndi mwiza iyo yarabaye nkanze vyibuze aresha nkagute Okay, ntareshe nanje gusa ariko abe ase nanje ariko ntareshe nanje areshe nkagutebe mugufise cyangwa abe muremure nk'imetero nkazi 3 bari watereta wari wagira umukunzi jewe ntabwo ndatereta kubesha n'icyaha kaya boyiro nyene kayateka ukayakubita nabona n'abakiriya baranabuza kamanagira buki ariko yose gasino yamaraga ukayarya mukuru abangana nyene gwera mu myaka 100 naho umuto agomba kugira umwaka umwe wewe uri jewe ndi munusu iyo muri 50 Okay, nagize igihe imyaka myinshi nicaye ndafite imbaraga zo guhaguruka no kugenda ndagira ngo nagize imyaka 6 tuzotuza kuri kamera dukushima Imana ibintu Imana yakora kuko yaragukoreye byinshi ese uretse no kuvuga ngo nuko wagwaye cyangwa ibiki kwirirwaho gusa umunsi wose ni gitangazo kuryama utazi kubyuka kandi wenyine wabyivuge ndengiye kuryama ariko sinzi mbyuka tumva ko kera ari gitangazo abantu bakamagarukira aho ngaho bakamavuga ati nibisanzwe turabyukama A world of stories. Ndabaramukije twakunze Afromedia live aho muherereye hose kwisi ndizera neza yuko muri amahoro mumeze neza abantu mwese mudukurikiye 6 ahantu muherereye ndizera ko mumeze neza uyu munsi turi kumwe n'umusani mwese muzi nkoresheje ijambo 6 kubera ko iryo jambo murizi abatarizi namwe uyu munsi niyo munsi wanyu ariko mbere yuko mwakira reka mbanze ntumikire cyangwa se nshimira umusponsor wacu uyu munsi Minembwe 007 umunyabwenge ati niba ushaka kwihuta genda wenyine niba ushaka kugera kure ukeneye abandi iyi niyo filozofi y'abasore bishize hamwe muri Minembwe 007 bahisemo kubaka ejo hazaza uyu munsi Minembwe 007 ifite wholesale store ikomeye mu mujyi wa Nairobi CBD wabucuruza ibikoresho bya telefone ushaka stock vuba ku giciro ciza kugira ngo wongere profit yawe cyangwa ufite igishoro ushaka ushora imari yawe mu buryo bufite icyerekezo n'icizere aho amafaranga yawe gukorera wisinziriye zana igishoro cyawe bagucururize kandi wunguka wigaramiye cyangwa se niba ushaka kurangura ku giciro hafi y'ico ku ruganda Minembwe 007 ntabwo yubatse business gusa yubatse system ibyara inyungu aho inyungu ziva mu bucuruzi zisuzwa muri business izindi zigashorwa mu mitungo y'ubutaka gana Minembwe 007 gukorera hamwe kubaka ejo hazaza n'ishoramari rifite icyerekezo no kugira vision imwe yo kubaka ubukungu binyuze mu bucuruzi ubutaka n'ishoramari ushaka ibisobanuro birambuye cyangwa kurangura wahamagara 0743120735 umuterankunga cyangwa se umusponsor wa Afromedia live muri iyi show uyu munsi rero tukaba turi kumwe n'umusani abantu benshi mukunda abantu benshi muri gukunda muri iyi minsi kuri Instagram kuri TikTok ni umuntu mwese abantu ndishuba neza abantu muri munsi y'imyaka 40 muri mukwirirwa muscrollinga kuri telefone zanyu mutawa karibu cyane muri Afromedia murakoze cyane umwesha w'amagambo umeze gute na amahoro kabisa uramahoro ndamahoro kabisa ngaho banza uramutse abantu bawe hano badukurikiye 6 turabasuhuze kandi tubaramutsa n'ibyishimo byinshi dufite ibyishimo bidafite inamba dushobora kuharuraho ni nyinshi cyane kandi twagiriwe amahirwe kubonana na twagiriwe amahirwe no kubonana ese hajya ninde Afromedia Afromedia ndagushimiye cyane
nageze umugisha cyane muri iki gitondo kuko nagiriwe umugisha akanyemerera tukavugana nawe ntabwo ari bisanzwe Imana igumugisha kandi n'abakurikirana nabo mumenye kuko nagiriwe umugisha muri iki gitondo birenze urugero ibyishimo mfite birarenze urumva umeze neza cyane guhura na Fremedia tukicarana tukaganira ko numva urwego ndiho aya ubu noneho ninsohoka ndagendera mu modoka aravuga ndagendera mu kirere kubera ibyishimo nabonye usigaye ugenda mu kirere ejo tubwira amakuru yo mu kirere naravuze abantu ntibayitaho sinamenye impamvu nimbaga ariko bari busy ariko twarayasohoye nyine ayo makuru wari wagiye mu kirere gukora iki mu kirere twagiye gusuzumayo kubera yuko twari dufite amatsiko yo kumenya ibintu biba mu kirere nuko niko bimeze kabisa Mutawa waba ufite amakuru yuko abantu bagukunda cyane cyane gute niki kibigaragaza niki kibikwemeza yuko wasanze abantu bagukunda okay ibingaragaza sindabibona bikugaragariza ibingaragarizaho okay kunkunda barankunda ijana ku ijana hariho abantu bankunda hariho n'abandi bavugisha nyine mu magambo ibyo ni bisanzwe hari abazakubwira ngo barakwanga nayo ndibo bimbwira kubera yuko ari ahantu ari ikintu kingaragaza ko ubirebye hari ukuntu mbabwira ngo nimugende urabona ku rugero urabona nkaha kuri TikTok na Instagram na cyane cyane niho mpagarariye cyane kuri TikTok mfite aba followers 5,000 aha kuri Instagram mfite 3,000 karibu habuza abantu bakiye kugira ngo benere 4,000 noneho kababwira ati nimugende kuga twatangiyega kababwira ati mugende kuri YouTube mukore subscribe ntibumve abantu tibaza bajaye noneho kagira ngo niba noneho ira mibare uwo icukumura akamashira akashira kuri YouTube uwo munsi kabisa imbe birenze kuvuga ngo ukeneye nk'abantu bangaye kuri YouTube subscribe k'umuntu uzwi cyane kandi nk'umuntu wawe kuko kwanje ngomba kubona subscribe k'ibihumbi 50 aba followers iyo ni subscribe ndetse ko ari bakeya n'ukuntu uzwi okay nabyo nibirenzaho nabyo ni ibindi bibiga reka tubanze duhagarara kuri 50 sawa ngaho rero baza wibwira abantu kwanza hanyuma babanze tumenye ngo Mutawara ninde ubibwire neza nk'umuntu babonye hano bwa mbere kuri Afromedia kugira ngo bamenye umuntu tuzajya tuganira uyu munsi okay njewe nitwa amazina y'akavukire nitwa Mutawara Nkunda Yesu ayo niyo mazina yakivye ibanyise ya hano kuri mitandao itandukanye nitwa Murefu 6 kuri 6 Murefu 6 kuri 6 ariko ubundi ukitwa Mutawara Nkunda Yesu nitwa Mutawara Nkunda Yesu izina ry'igifaransa cyangwa icyongereza ni Patrick ariko twaje usanga Patrick ntirifite synonyme yayo ntirigira meaning ntigira synonyme yayo nkeka twaja mu bitabo by'abarabu cyangwa abashinwa nkeka ariho twobye Patrick ntuzi ico bivuze okay kuganze ntacyo nzi kubera yuko ndarivuga bisanzwe ninde wari kwisi tawadinyishe kuko abavyeyi banze ntibize ngo bararinyita njewe nagiswe gusa mpfa kugimadika gusa wenyine kuko iri iwacu byari biharawega twari muri systeme y'Igifaransa noneho ni nkuko kwinoga biharawega mu cyongereza umuntu akamayitisha izina ry'icyongereza Patrick mu cyongereza bivuga gute Patrick pato ni pato ya kuri pato Patrice ngiyakiza kureba kuri Google Translate niho byo no bankubwira iwanyu ni hehe ngaho ibwira abantu neza kugira ngo abantu bakumenye okay iwacu ni ahantu bita mu Gatanga mu rubibi
mu muhana munini cyane ariko twageze ibyago nyine imihana irasambagurika wari umuhana w'abanyabyinshi babagigi babagigi ariko abagigi gani bahuranye ari benshi ariko nabasega barabasega hano dukurikiwe n'abarundi n'abanyarwanda n'abatanzania n'abagande aho ni se ni mu bugande uhavuga ni hehe ni mu rubibi ahantu bita mu rubibi ku muntu yomenya ari hehe okay ni ku Ndondo uvuye za Minembwe ukaza za Kabara Indondo muri Tanzania oya ku Ndondo yo za Gatanga iriya muri Kongo nyine mu duce twa za Uvira uzamuke ya misozi abantu bazamukaga bacutse baguye ngahubwira nk'umuntu utahazi yumve ahantu wavuga nimba ari hehe okay urava hano Kamembe ku rugero niko bimeze winjire ku mpaka w'u Rwanda na Rusizi nyine ndagenda bare Rusizi Rusizi niyo Kamembe no kumpaka w'u Rwanda na Rusizi kumpaka w'u Rwanda na Rusizi ariko Rusizi niyo mu Rwanda nyine ukamukomeza na plane yose ugakomeza na hehe ugakomeza na Uvira ukazamuka ya misozi ukarenga mu Mitamba waserukiye mu Mitamba ukaserukira mu Kazirimwe iruhande rwa imbere yabo habaga umuhana w'abasinga ngo ni kuri Gongwa ariko kuri Gongwa ni imbere yaho ariko ahandi habaga umuhana ngo ni ese ni umuhana w'abasepaki abahabaye baribuka dukaza kuri Gongwa habaga n'undi muhana imbere yacu ngo ni kuri Mutara ni umuhana w'Abafurero wahagera gukarangiza iwacu mu muhana wo mu rubibi kugira ngo wagere mu rubibi habaga n'ahantu bita mu bikuba bikubaga warahamanuka gukika mu ruzi ukazabuka ukagera iwanyu ku muntu utazi umuntu turi kuganira ni Mutawara ni umu content creator murefu 6x6 nubwa mbere tumuhostinze kuri Afrimedia Live ndabizi neza yuko umukunda niba umuzi niba utanamuzi nabyo ndatekereza yuko uri umukunda uyu munsi ni umu content creator uri kuzamuka ni umu content creator uri ku entertaining abantu kuri izi mbuga nkoranyambaga za Instagram za TikTok cyane ariko akaba afite na YouTube channel yitwa gute Mutawara yitwa Mutawara TV show reka nkubwire ngo tugenda ukore subscribe kuri Mutawara TV show umuntu ukurikiye Afrimedia ukunda ibintu bisekeje ukunda ibintu content nyine zo kugira ngo uruhuke mu mutwe zitari seriye cyane zitarimo ibintu biruhanyije gendo kandi hariya uyu munsi rero turaba turi kuganira na Mutawara tunazamuriye impano tuyibamurikira kugira ngo mushigikire mu bintu ari gukora araje bitubwire Mutawara reka nkoreshe murefu okay Mutawara ni ryo mu rugo mu rubibi hariya cyangwa hariya maji hariya gari wacu bone wasigaye haba maji aha uri mu content creator cyangwa se uri mu content creator mu kinyamurenge tumwite gute ni umuntu uzana ibyiza imbere y'abantu uzana ibyiza niko mbyumva ndagira ngo uzi ukora iki rero Mutawara murefu 6x6 ukora iki okay urabona hariho ibintu bitandukanye hariya kuri YouTube n'ibindi bitandukanye kuri Facebook urabona biri kuri Instagram na TikTok na Facebook ni bimwe ni ibiki ukora ni udufilme ni utuntu dusekeje ni utuntu ari amakuru y'akabumbu impari ari amakuru ariko cyane ni amakuru y'akabumbu cyane mbenda aho ngaho no kugira ngo se cy'abantu kuremwa abantu stress niba umuntu yabyutse afite stress nyinshi bazabiri kuri wanjara kuri Instagram cyangwa kuri TikTok watekereje gute kugira ngo utangire gukora ibyo bintu okay nabitangiye kera ariko tubitangirana n'umugabo umwe bita ngo ni Lazaro apana Lazaro wanyabyinshi Lazaro saninde kongiye kumagwira ndi sinagiwe
ni umusore nyine ukiri utarakura cyane ariko ni umubyeyi afite abana n'umugore kandi nta numva ntagira ngo namusuzuguye nuko nanjye gutanga urugero uwo niwe nyine natangiriyeho akomeza kunzamura twadukorana nawe mukina twadukina mpamukinira ariko dusa ngaho mu buryo bw'ipesa dusa ngaho tutumvikanye tubirekeraho ariko ngira nk'iminsi nza mu kandi kazi bisanzwe ko gucuruza ku buzima busanzwe ariko ucuruza iki amagi kaya boyiro nyine kayateka uzuyacuruza n'ubu oya bungubu nabaye nko bihagarika wabaye umukire oya si ubundi bukire byavuye ku mpamvu ntazi ariko ndabisubiramo kuko ntawe uzoheba nyina wa mubyayi nyine kuko ako kazi niko kamzaye muri Kenya mfite mama wamzaye kubw'umubiri akazi k'amagi nako kamzara kubw'inda ukayakubita nabona n'abakiriya baranabuza nkamanagira buki ariko yose gasino yamaraga ukayarya none kubera ko turi kumwe n'abantu usanzwe uganiriza abantu kuri TikTok kuri wenyine noneho ngiye kuba ndi kukubaza ibibazo abantu benshi baza bakwibazaho kugira ngo basubize sibyo kugira ngo utangire gukina bino wumvishe gute watekereje gute kugira ngo utangire kuzukora content uzukereye content kaziriya bintu uzukora bino bintu sinamenye ukuntu byaje byaraje gahoro sinamenye byewe mbigeranya nk'impano kuko impano iziza mu buryo butangaje kandi ukabona nyine ikugiyemo kuko impano ni ikintu kitagaragara kigaragara yuko wagikoresha ariko nkuko kugira ngo ukibone guca impano ntiwayibona uza wisanga nawe uri mu mpano niwo kugira ngo ngaho duheze impano sinoyitanga naje ubwanjye sinoyitanga ariko igaragara mu gikorwa mpano nikoreshamo ni ukuvuga ngo wasanze ufite impano yo kuba uri gusetsa abantu niko nibwira kandi ndabizi kuko benshi baza baseka ntawe urarakara yuko navuze cyangwa nasetse cyangwa nabaganirije gusa byoramuka abantu kuko turi abantu hari igihe abantu bakurambirwa bavuga ati uyu nguyu ni nkaho tumurambiye ariko ndabasaba ntimukandambire kuko nimundambirwaga bizoba ari ibindi ganavyo ariko ndabasaba ko muzomuhoramo bashasha imbere yanje nyine reka wenda iyi topic ndayigarukaho tubanze tuze kuri Mutawala hari bavuze ngo irindi ni nkunda Yesu ijya muri refu niryo naringiye kuvuga Mutawala ugira umugore nta mugore ngira turashaka ntabwo nashaka ufite imyaka ingana ndabizi imyaka gani yo umuntu ugasinze gani imbaga umuntu yo yivuga ungana gute ntabwo ndi mukuru cyane kandi ntabwo ndi mutoya cyane ndaho hagati umukuru cyane abangana gute umukuru abangana nyine guhera mu myaka 100 naho umuto agomba kugira umwaka umwe wewe uri jewe ndi munusu iyo muri 50 aya ntabwo ndi muri 50 none si nusu y'imyaka 100 n'umwaka umwe ni ingahe reka tuvuge ko mfite nk'imyaka 20 ni ingahe guki ni ingahe Mutawala ni ingahe reka kuko ntarabara neza reka mfe kumadika 25 kuko ganinja mu bitu byo kubara ndama mperaga mu myaka yanze navukiyemo wavutse ryari kugira ngo itondega kugira ngo tuzamuke muri ya myaka biradutwara umwanya tureke kubara wavutse ryari mu bihumbi 2000 na ko ndabona mu bihumbi 2005 uri mu bihumbi 2000 Mutawala
mu 2005 ndagira ngo nimba ntebeshe nyabona 2005 ejo bundi tori umugabo ikibazo ga okay sindashaka nuko niko bimeze gusa ariko hariho impamvu nyabake okay hari igihe biterwa nyine nuko ubuhagaraza nyine kuko hari igihe udashobora kuzana umugore ngo abo waho gusa nimara muzamureba n'amasoko yandi wowe impamvu yawe imeze gute hari igihe n'ubushobozi bube buri hasi sino kuvuga ngo okay ni kubwanje gusa hagaraze gusa ufite umukunzi se ubu nicyo kintu hari utuntu wazi ukineje udatubwira abakobwa bakunda baba bameze nka gute umukobwa nakunda bafite n'izuru rirerire afite n'agahanga ariko ntikabe karekare ngo gasumbe izuru kamere neza nyine kabe kagasubira nk'inyuma izuru ribiri imbere amaso ntareba imbere asubire nk'inyuma bukeya gute inyuma he inyuma ariko ntahonongere n'irindani kugira ngo kino kintu tikagaragara cyane aho izuru rireba imbere akanwa kagume kwa kundi bisanzwe aho ni nibyo ga umuntu gazamurebera ku bintu bitatu hari umuntu ugira izuru ribi inyuma y'agahanga y'agahanga kabaye nk'imbere cyane cyane ari abantu uzakunda kubona ariko reka teke kubivuga nguko nko dusobanurira umukobwa wa umukunzi wawe ukuntu akwiye kuba ameze ikibazo nuko yoza gusa nanze bakavuga ngo none turamasha ariko iyo yarabaye nkanje ukuntu usa ndi mwiza reka ukuntu usa ndi mwiza iyo yarabaye nkanze vyibuze aresha nka gute okay ntaresha nanje gusa ariko abe asa nanje ariko ntaresha nanje aresha nka gute be mugufise cyangwa abe muremure nk'imetero nkazi 3 ariko abantu baje kunkosora bambwiye ngo metero 3 ngo ni zirezire cyane ngo ube nkugabanya bukeya ngo ni nkazi 2 vyibuze ukeneye umugore ufite nka metero 3 ga nabyo ga ewa ningo kuva hano okay nuko bitoshoboka nari kuberekaga kubera yuko niko kuva hano niko kuvajya kusengera gwacu kuri rereze wizirajya kuri kaburimbo ndagira ngo ni ku metero 3 zibe ziresa ndagira ngo cyangwa zitambuka ngahe dukomeze kuri uwo mukunzi wawe ukuntu akwiye kuba ameze kubera ko hano hari abantu bagukurikiye kandi bameze ko nuko umukunzi wanjye ni muri ubwo buryo nagomba kumera okay waramubonye se uramufite nibyo nazangerageza ngo ndebe kuko ari uko numfatisha ariko rero ikibazo rero abenshi twakomeza kuvugana ariko nabona kuri profile nyine nkabona nkaho none ari bagufi n'aba diaspora cyangwa babina n'abanyamerika abanyamerika Canada za Australia Australia abantu bo hanze cyane tuwoshaka bino none abina nibo bezaga kuko muhorana buri gihe naho gabo muri Australia cyangwa Amerika murakora ubukwe ariko agenda agire n'umwaka n'imyaka mutaba muri kumwe ubu ufite ubu nyine nuwa uwo mfite nuwo muri Amerika atuye mu yihe eta utaba ufite benshi agahita yumva atari uri kuvuga ndagira ngo ni Texas yitwa nde yitwa Kitoko kwasa n'umwibagiwe mutawa urabona na amazina gaye iki gihe umuntu ashobora kwibagirwa amazina ya kera yarabangukaga cyane Kitoko Gitoko ni umuki okay twaribwiranye twari tutararangizaga byose ga ariko ni nkaho twahagarariye ga nyine so none taco reka wenda tugaruke kuri ico ngico waruvuze ngo ukeneye umukobwa w'imetero 3 ngo muremure ko gusumba ntaco biba bigutwaye uwo niwe mwizaga kugira ngo nituza gucangamuka tubyara abana ubu rero tuzacangamuka nyine tubona abana barebare cyane ukunda barebare
kuba uri mugufi ari cyo bigutwara jewe kubwanze ngo ntacyo bitwaye kuko ndashima Imana yuko bimeze gutyo. hari ubwo hari abakubulinga, hari abantu uzubona bibangamiye kubera indesho yawe ngo arabo hari abantu uzubona byabangamiye cyangwa babikuziza kubera indesho yawe. Oya kuko nabo bitekereza cyangwa ngo babijemo kuko barabimpora kubusa. Nibaze kwibaza Imana kuko niyo yandemye. Si wewe jeweho ntana purusa nimwe kugira ngo mbeho ni napfaga sinzanagira n'ugo ruhare rwo gufa kubera yuko niyo yibe yabikoze. Ni nabaho kuko mbayeho sitaruhare mbifitimo kuko niyo yibe yabikoze. uvuga ngo barabakujije ubusa. Jewe nta n'umuntu ushobora kunziza ngo bari babikuziza se kubera ko hari abantu bazaziza abandi ubusa kandi ntaco babahoye. Nabana bitekereza ntibabitekereza kubera yuko hari igihe ushobora kubitekereza ugasanga rero ukoze ikintu kitarabaho kwisi. Hari n'umuntu ushobora gutekereza ngo ndaziza mutabara ngo nuko yabaye mugufi. Ubwo rero uko no kwibesha kandi uzoba wika. Hari umukobwa wari wakwangira ico ngico ngo akubwire ngo uri mugufi sinoteretana n'umuntu mugufi. Okay, ntawura kinangira kubera yuko ndabana bitekereza reka mbabwira hano live. Nababitekereza ngo tureka babitekereza ndikubaza nyine ko hari abari babikubwira kubwire jewe kubera ko mugufi simbeshe kinyuma kuko ntabarabivuga ntabarabivuga reka twasuminge ko ntabahari nawe ntabahari. Mutaba dusubire muri background yawe wageze muri Kenya ryari wakuriye he ugera hano gute banko dusubirira iwanyu watubwiye ko uro mu rubibi wavukiye mu rubibi urahakurira se wakuriye he waje kwisanga muri Kenya gute? Okay, niho nakuriye mu rubibi ndahavukira muri Sepake mu rubibi ndaza 2019 ndaza nisanga hano muri Kenya 2019 sorry 2017 uvuye mu rubibi nuvuga ngo wavuye mu rubibi uhitira hano nuko niko bimeze kabisa ni mpitira hano. Uri umwana wa kangahe wanyu? Ndo 10 wa nyuma. Uri 10 murabana 10 turabana 10 ukaba umuhereza ukurikira abantu 10 abandi ni abandi 9 naje ndo 10 naje 10 wuzuye mama apfundikirana nkakwa kuno umuntu azapfundikira ibigori umuntu avuye gusarura barafunga bakwicara neza begutse kubwira ngo kamera ibibona neza no ikibazo zabaye ndenda amaguru abamagufi kandi yika hasi none kuba umuherezi biba bimeze bite? Ni byiza cyane kubera yuko hari igihe bigera umuhereze nawe gateta. Uko waratese ndubu ndacyateta ngomba guteta kuko nize ukifunga murango umugani wa niwe gifunga murango wakuze gute mutawa? Okay, amakorire yanje okay abamzaye bavuga kuko amakorire yanje atabaye mezi gute? Okay, nagize igihe imyaka myinshi nicaye ndafite imbaraga zo guhaguruka no kugenda ndagira ngo nagize imyaka 6 nicaye hasi utarahaguruka noneho imyaka 6 nahagurutse nabwo sinagiraga imbaraga zo guhaguruka sinagira na abantu bambonye abakera rimwe na rimwe arigiye bambonaga bakabona ati uyu muntu azabaho uyu muntu azaba umuntu nk'abandi bantu ariko Imana yo mu ijuru yarafite icyo izateganya mu buzima bwanje yarabikoze kandi nabwo kiranumva. None ndi umugabo uhagaraze neza kandi ukomeye ugenda kandi ukavuga. Ni ukuvuga ngo aya makuru abantu benshi ntibayazi. Ayo makuru benshi ntibayazi ariko mu mikurire yaje ntabwo byari byoroshye. Ni ukuvuga ngo wari wararwaye se byari zaragenze gute? Okay, ni mu buryo bwo mavuka yanje navutse nk'umuntu udafite imbaraga nk'umuntu udashitse. Ariko niko kuko twatuvuga ngo Imana iza gukora imbaraga zayo kandi ibyo byose bitekereza kuko ari byo ni ka gahunda y'Imana kugira ngo bikore kugira ngo yigaragaze ko ari Imana.
imyaka 6 ishitse nibwo uvuga ngo wari ukicicaye rutaratangira no kumenya kugenda utara sinagiraga abakuruga n'abambonye niko babivuze baravuga ngo habe no mu nagiraga intege nke birenze nagiraga n'imbaraga nke cyane wewe utangiye kumenya ubwenge wamenye ko wamenye ubwenge ungana gute uvuga ngo ndi mutawara mu bwana bwanze nari nengeshe cyane nari nengeshe ariko nyine kubera yuko hari ibihe bigenda bihindagurikanye bigenda bihinduka nyine ndagira ngo niko umenya ubwenge yani wamenye ubwenge ubona ufite ikibazo cyangwa wamenye ubwenge ubona warakize nyine byarabaye nari narakize ariko ntabwo nari munini cyane naragahonza cyane naribonaga nkaho ntari munini cyane nuko niko bimeze kabisa. Hari abantu bigeze ukiri mutoya ukura mu bandi bana ubone babigize ikibazo kubera ko utari muremure? Niko akunda abantu iyo turi kumwe hari gihe wasangaga ko baraguhahaza bakaguhahaza kubera ko sino mpamvu ngo nuko abikuriramo kubera intege nke nyine kubera intege nke urabonaga iyo umuntu afite imbaraga nta mwana upfa kukuvogera ariko hari igihe umuntu yagiraga nk'imbaraga nkeya ukabona umuntu karashaka nko kuguhahaza ukirukanga ukabwira nyoko cyangwa se cyangwa mukuru wawe akaza mbese agatombokeraga wa muntu. Ku ishuri abandi babaga bameze gute? Ku ishuri ni muri ubwo buryo ariko ntibyabaye cyane ntibampahaje cyane ko birenze. Nyuma se wakize gute? Gukira kwanje nakomeje Imana nyine yakomeje kwigaragaza mu maboko yayo ariko nakomeza no kujya ibyo kujya bisanzwe ibyo kujya by'iwacu by'umwimerere atari byo kuvuga ngo nibyo abantu bagiye bahura nabyo. Nk'ibingibi nza numva ngo haba imiti mu bihugu bisanzwe bikize bimeze neza no mu miji ngo bazakoresha imiti kugira ngo ibyo kujya ibyo bahinze kugira ngo bikure vuba vuba abantu babije ariko iwacu nta miti bakoreshaga. Ubundi wagiye ku bitaro? Banzanye ku bitaro bihagije cyane cyane mama yajanye ku bitaro ahantu bita Ibukavu nuko azambwira amateka yanjanye n'ahantu hatandukanye ariko Imana nyine igenda ikora ibitangaza n'ubundi umuntu muzima kandi abantu benshi banza kwibarabara bazamagiraga ngo niko byari bisanzwe ariko ntabwo byari bisanzwe kuko twaciye mu bintu bitoroshe. Bazagira ngo ni karemano kandi ntibamenya amakuru ari behind. Hari igihe batekereza ati navutse navutse kuko abandi bana bavuka ariko hari ugiye usanga umwana aravutse afite imbaraga nyinshi ariko jewe navutse ndafite imbaraga mbese ndagahonje ariko muri ibyo byose niko nkomeza kuvuga ngo Imana ishimwe kuko yangiriye neza ubundi umuntu muzima ukomeye kandi ufite imbaraga. Intege zo mubiri ntizobora rimwe na rimwe ariko ntameze neza umeze neza. Uzurwara? Ntabwo nza ndwara nibe nijya duhoma ariko sino kuvuga ngo ndukugwara cyane. No kuvuga ngo kuvukize wabaye nyine muzima nta kibazo kindi uzugira? Nawe ntacyo. Mama wase kubwira ko iyo waruvuze ngo yakubwiye amateka akubwira ko byaje kugenda gute kugira ngo izo miracle ibyo bitangaza Imana ibikore uhaguruka umwana kugira imyaka 6 yicaye ntabwo ari ikintu gisanzwe kugira rero ngo uhite uhaguruka byagenze gute? Nabo baje kubona gusa ndahagurutse mu bitangaza gusa nabo babonye ko mpaguruka mu bitangaza ariko mu bambonye bakaza baza bakareba bakabona kuko ndashobora kubaho bakaza kurunguruka. Ni ngaho umuntu wewe waza kurunguruka ukareba ukavuga ati uyu muntu ejo mu gitondo wazoba yarangije sino kuvuga ngo neje mu gitondo mu yandi masaba araza kubika yuko narangije. Umwaka ukaza ugashira ubundi ukaza ugashira ubundi ukaza ugashira ubundi ukaza ugashira ndagira ngo ni imyaka 6 girashira imyaka 6 ndaho gusa ndaho ni ibitangazo by'Imana.
iyo ubyumvishe ukumva nka bene ayo makuru ukurikije ukuntu abantu baba bameze kuzobona nuko abana bakura utangiye kubona abana uzubifata gute wewe? Okay, hari ikindi Imana ishobora kutubabariramwo kuko turibagirwa tukibagirwa ibyo Imana yagiye ikora, ariko iyo batwabitahuraga ku gitangaza Imana yankoreye kirenze ubwenge bw'abantu. Hari n'umuntu azavuga ngo yahuye n'ikizamini. Okay, sembuze ngo ikizamini cyawe ngo kiroroshe kuko nawe kibe kikuremereye. Naje ubwanje ntabwo kibe kinoroheye nk'icyo ngicyo, ariko nk'icyo ngicyo nari ngomba kugifatiramwo uburyo bwo kugena ku mistari cyangwa ku makanisha shima Imana. Kuko uvuga ngo imyaka 6 umwaka wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane wa gatanu wa gatandatu uraho hasi, abantu bavuga ngo tubyuka, abantu bavuga ngo tubaho, ariko ukabaho kandi ukabaho mu bitangazo by'Imana mu mikurire isa nkaho itariho kandi itanakomeye, ukumva rero ni igitangazo Imana yakoze. Wewe wiyakiriye gute kuko umaze kwibona utangiye gukura, imikurire ntiwahita uba muremure cyane nk'uko abandi bameze? Wenda sinanakwaje nimba hari abandi iwanyu bagufi nkawe. Okay, iwacu ntabwo turi bagufi cyane, n'abagufi nyine bare ni kimwe n'abandi ariko si n'abagufi cyane. Okay, nanze sindi mugufi cyane birenzeho. Uko meze kose ndagushimiye Imana nyine. Okay, gasura mu kibazo nari bagiwe. So narimvuze urebye uko abandi ugenda ukura wahita uba muremure cyane, waje kwiyakira gute? Okay, nabyakiriye ne uko bimeze kose, kubera ko mu bantu hari uburyo abantu bazabona undi bakabona umugani wawe nkakuri waruvuze ngo abana baguhazaga baguhaje kubera ko wenda gusumba kandi mungana bene ibyo ngibyo, kugeza ubaza kuba umugabo utangiye kuba umusore nyine, ariko tiwahise uba muremure cyane ngo ube wa murefu wavuga. Urabona mu miterere ya ruguru, habe nubwo abandi bana batakubona ko ufite imbaraga, ariko gusa bapfa kubona y'ukuri na muremure. Okay, ntibapfaga kukuvogera kubera ko uri muremure. Urabona n'undamutse kozaga ibana afitega no kuguru kurekura aragukubita igipasi ubwo hari iki none ugavuga ati ura muntu nubwo atafite imbaraga ashobora no kunantera ari igipasi kandi cyangwa ni namurusha n'imbaraga ashobora no kunanjyamira, ugasanga rero mbuza n'umwuka wo guhumeka. Kurumvaga abari kirekire cyangwa ari na kinini, ugasanga rero arakujyamiye bikozana ibibazo. Systeme ni nyinshi kugira ngo akugwanye. Nuko ariko ganjewe ubwo burebure ntawe imefite, nizo mbaraga ntazo nari ifite. Ariko abana nyine kandi ganti guhaza ngo nuko bakwanga. Ninko mu buryo bw'imikino nyine bw'abana nyine bw'abana. Wewe wabzakiraga gute? Okay, jewe garigiye bampahazaga nkarira ariko nkarira mu buryo bw'ubwana. Cyangwa karakara cyangwa nkabwira imigwi mibi kubera yuko mu buryo bw'ubwana nyine. Utangiye kuba mukuru se hari ubwo byakugizeho ingaruka mu buryo bwa societe, muri societe bisanzwe? Abantu benshi ganti bazigaye makuru ngo byibuze ngo biranzigira ingaruka. Ariko rero n'abazaye makuru n'abasaza bakera nibo twavuganaga. Bese bambwiraga ayo mateka, sino kuvugana ukundi, bambwiraga ayo mateka. Reka wenda tuvuge ngo uvuye mu muhani wanya abantu bari bakuzi mu muhana, bari baza amakuru yawe cyane. Ugeze nko mu mujyi nka Nairobi, uhuye n'abantu bwa mbere muhuye hano, uhuye n'abandi mutaziranye, bazabifata gutebo? Kuri ubu hari igihe abantu banitegereza kuko hari igihe abantu baramenyereye. Ngo abantu benshi baramenyereye, wenda tuvuge urumva bakumenyereye kubera ko bamaze kukubona cyane. Ariko n'utananzi hari igihe andeba yamara agahindukira akanyitegereza. None yanitegereza naje kamwitegereza ariko nkagenda, ariko naje ubwaneke kareba ati sura muntu ko nitegereje. Sino umukobwa ni muza mutambukana ugasa kandi ukamureba. Sindi cyo waba urebaga.
wareba iki naje nawe tende gituma guhindukiraga icyo ndakigarukaho taco ariko yahindukiraga naze bikanyubiraga impamvu yahindukiye ariko hari icyo cyatumye ahindukira rero ntekereza ngo none hari igihe avuga ati uyu muntu ameze gute ateye gute ni muzima uwo muvugisha yonsubiza ariko ku bwanjye mbe nihagaraye kuko ndi muzima meze neza iyo baguhindukiranye nyine bakakureba nk'uko nguko wowe ntacyo biza bigutwara ntacyo bindwara kuko ntacyo nikiye kamwe kuko nze ndi muzima mfite ubwenge meze neza kandi ndakomeye ntabaza batinyuka kubikubwira wenda tureka abantu muziranye nyine mwotera story nk'abandi bantu nyine ubona atinyutse nko kukuvayo kuvugisha cyangwa se ashatse kubivugaho kuntu nyine hari igihe bashobora kuba ari babiri bakandambukaho hari igihe umwe ashobora kongora undi asura muntu bimeze biti ko dusa nkaho tubona nk'ari nka mukuru cyane kandi atari namo bimeze biti ariko jewe uko niko abantu batekereza gutyo ariko nzewe mbe mu bwanje mu maisha yanje mbe mpambona ndi serious kandi meze neza ntacyo nditinyaga kuko iby'Imana yankoreye birarenze birenze ibyo batekereza kuko ibo batekereje yuko bambonye batekereje ko wabonye uri babona ni mugufi ariko ntibazi iby'Imana yakoze inyuma ibyo yakoze inyuma birenze ibyo abantu bashobora gutekerezaho kuko icyo kintu kuvuga ngo naje ubwanjye ndabitekerezaga kuko ntabwo nibonyeho naje kubwirwa ayo makuru maze kuba umuntu muzima ariko ababyeyi bakambwira ati habe n'ubu tuyatuvugana bakambwira ati urushima Imana ndetse unayikiranukireho nimba ari cyo ubonye kubera yuko ahantu yagukuye harenze birarenze kuko ni twebwe twakubyaye turakuze ntabwo byari byoroshye ubu nyine utangiye kuba umusore wari watereta wari wagira umukunzi kubera ko icyo kintu kiza gisa naho ari nk'ikizama abantu baza bahura nacyo iyo batangiye kuja kubaka mu by'ukuri iyo turi imbere y'abantu umuntu azayirinda kubesha kandi buriya nta hantu Imana itabiri jewe ntabwo ndatereta kubesha n'icyaha hari igihe bishobora gutera ubwonya bene bubuke ariko ntabwo ndahagararana umukobwa naje ubwanze ngo duhagararane uzubatinya si ukundi kubatinya kandi ntabwo nikeka ngo byayibuze ngo hari icyo mbuze mu buzima bwanjye kuko byose ibigenewe umugabo byose ndabifite kubera kutazutereta rero ngo ushaka abana nyine b'iki gihe isafari yo gutereta ntabwo ibe yoroshye kubera yuko irasaba ko ugomba kwitonda ukareba umuntu ugomba guteretana nyine kubera yuko hari igihe ushobora kwayura nyine mbese nko gukwega ugasanga bikwegeye kabutindi umara kwikegera kabutindi ukazahora wiganira buri gihe cyose mu buzima bwawe bwose ureke gukwega kabutindi ushaka abana beza nanjye icyo nakwifuriza hari abantu badukurikirana abakuru n'abatoya ariko abatoya ntibaza abageni abakuru nyabona abantu badukurikirana mugende nanjye icyo ni icyifuzo mbahaye mugende mushakire umugeni mwege mubazi kugira ngo nanjye gazagire icyo nzo wa mugeni azamariraga noneho kuko urugo ni umugeni kandi baravuze ati ntabwo baravuga ngo urugo ni umugabo ni umugore none se ubu nyine aho isi igeze umuntu azayiteretera abantu barikundanira bonyine ntabwo utegereza mu babyeyi ngo bazoje kugusabira kwa runaka birumvikana ibyo byose nyine birumvikana ariko rero icyo nobabwira urubanza ntiruza rubuga umuntu umwe
uruhu rw'abandi nyine wamaze kubona uwawe uwo mugeni nyine nanjye nza gutereta yuko byibuzana abantu banamfasha bakavuga ati ugenda hari uriya muntu njyewe ndacyakurikiza imico ya kera kuko kutari uwa kera ukurikiza iya kera gutya ntabwo ndi uwa kera ariko numva amateka ya kera nza kunda kwegera abasaza na ba data twarababajije kandi twavuye na ruguru ari wo muco ugihari kugira ngo avuga gute ayo amateka baravuga ngo urabona uwo musaza niwe wagiraga niwe wagendaga akaza kukubariza umugeni yamara kukubariza umugeni hanyuma nawe ukaza kuvugana kuko isonti yo gushaka umugeni ngo nemara guteretere oyaye amateka ya kera umubyeyi yagendaga kukubariza umugeni noneho ubu ngubu rero byarahindutse mutawa ubuze ugenda ukabona umugeni ukamushima mukavugana ukumva ko ameze neza afite ubwenge neza azubaka urugo asobanutse afite imico myiza n'ibindi bitandukanye ateka kwa kundi waza uvuga ariko rero ukamara kumushima ukabwira ababyeyi ngo nabonye umugeni w'abanyanaka ariko nze ukeneye ubwira abantu kugira ngo abadukurikirana 6 kwishakira umugeni buriya ntibishobora kunanira kuko nibyo wamushaka ariko kandi nababwiye ngo urubanza rwo gushaka umugeni turube rworoshye rurakomeye ngaho binsabe hano kuri kamera umbwire mugushakire rero binsabe mu buryo bwiza ariko nawe sinkwizera kipfe ku kimpe kubwira n'abandi gavyibuze ariko rata nawe umeze nkaboreka nawe nizeye ko nokubonera umugeni mwiza ariko rata nubwo nyabusana uwo mu ntaco ngaho bwira abandi hano hadukurikiye abakunzi benshi kuri Afrimedia noneho ubwo jewe utanyizeye ko no mubona ngaho mbabwire umubasobanurire neza umubibasabe neza okay abakunzi ba Afrimedia kandi harimo n'abakobwa hari n'uwo marakandika ati jewe abantu mutawa kubitira akanimero hano akanimero ka WhatsApp cyangwa ka M-Pesa ka WhatsApp wewe ushaka ka M-Pesa niko kaza kabanguka gavuga ukunda amafaranga mutawa amafaranga adatera kinyamuneza umuntu agahora asekana none se ubonye umugore ntubonye n'amafaranga hari itandukanye ry'amafaranga n'umugore amafaranga azaza kuza nyuma yuko umugore nyine ariko bazavuga ngo ubonye umugore ubonye n'indi migisha azana n'ibindi byiza byinshi kandi we turamubona ntubizi ni ukubesha iki cyo ni kubesha kandi ntawugira icyo ni ikinyoma kubera ariko ari wabajije none ndahumiwe imigisha yawe ntabwo ari nk'iyundi muntu wa muntu ibaza abantu bubatse bafite ngo wumve kuko uragira ngo yego ngo zose uko abantu bataresha umuntu washatse zabibona n'indi migisha izi ikurikiye rwa rugo ndabikurikirana nisanga bitandukanye nishaka mare bakankingira nahinze umuzagaruti ngabanze ubabwire waravuze ngo wanze kunyizera ngo ngushakire umugeni ngaho babwire rero wewe okay abadukurikirana nabona mugene mushakira umugeni yobu wa hanze yobu waha muri Afrika yobu ari uwahehe ahantu tutaramenya ariko haba hano kwisi nabona mu hatugerere mutuzanira abageni sinzi nimba bizaba nka kwa kondi babakobwa nimba ari 12 hari ahantu bapanze umurongo muri Bibiliya barabatoranya sinzi Bibiliya ariko nzanumva kako gace umuntu akazage umuntu ganyina aritorera wenye nimba ari umwami Daudi nimba ari inde ariko ni kuko nawe ukeneye benshi se nanze zitoranije anyway none tugaruke ku murimo ukora ariko bansange ka kanimero ka WhatsApp niba nabikenera bakwandikire ni 07811072 abantu bari mu bihugu bitandukanye bari mu bazungu kode ya hano muri Kenya ni guteranya 254 ariko kandi unashizeho n'izo namba nazo wambona tu sawa mutawa watubwiye ngo ucuruza amagi
warayacuruzaga tukiyacuruza okay nza ndacuruza gusa nanihaye repo ariko sino kuvuga ngo yo kugira ngo create content oya niko kwiheze kiruhuko wari mu kiruhuko nari mu kiruhuko ariko waza wiyitaho se waza ukora iki okay no kuruhuka gusa kugira ngo ndebe ko umubiri usubiramwo uzana izindi mbaraga umaze igihe kingana gute wararetse kuyacuruza ko ndagira hafi amezi 2 uri mu kiruhuko konje yawe kwikaze ene yazaga narayihaye nta boss dufite niwe boss wazu wari wagiye gutembera se wari uri nari ndahanga hajya mba niho n'ubu nkiri ubu ho nagiye kakurega ahantu baba bari bisambo abantu batahaze ni nk'ibirometero 10 ndagira ngo ni matibeshe so akazi ukora ako kamagi ni nk'iki wumva wogateza imbere guteka kaguka kugira ngo kabe kari kanini okay birasaba akamagi gusa ariko nakandi mese muri usanga akazi ukora ubu ngubu ese novuga ne ubu ngubu ibyo nkora ubu ngubu okay ubu ngubu ibyo nkora ndapostinga ama video postinga n'amafoto kuri TikTok Instagram YouTube ni ama video nibisirimba dushiraho n'utundi ducekeje nyine aho ngaho Facebook na TikTok na Instagram na YouTube nyine ni ibyo ngibyo nkora duhere ku kamagi ni gute ugateza imbere kakaguka kakaba kanini kuko wumva uko numva kuko agashimiye cyane akakazi uravuga ukuntu kakubyaye niwe mubyeyi mfite hano muri Kenya okay ngo ikintu cya mbere buriya ngomba kubona akuma ko kushyiraho amagi kandi gakanini kamashyiraho amagi ngashyiraho na smoki ubundi uzucuruza amagi yonyine gute uyacuruza hehe okay nagiraga akazi ko gutembeza numva ndarushye wagaze ugenda utembeza nimwe batwara mu ndobo habe neza ndobo nazo ndazifite ariko icyo saba abantu badukurikiye bogira nishaka ako kuma bokagura tukaza tukatereka ahantu ukagira ahantu kari ushira gashira kugira ngo kamfashe hanyuma noneho ga ako kumaga nkazangurishaga mpamena n'amagi menshi kugira ngo ibintu bigendeke neza kagura nkagute kagura reka mvuge mu madolari kuko amafaranga y'abanyakenya benshi ntibayazi kagura hafi nk'idolari 80 cyangwa 70 guke 80 idolari 70 guke cyangwa 8 guke akuma keza terekaho nkamaterekaho n'amagi menshi ubwo kazi kawe ko gateye imbere kabaye neza kabaye neza ariko gari n'abantu baba bifuza kunteza imbere batuye mu bihugu byo hanze kuko mudashikiriye ga naho niga ngo baheza ayo magi na mpese kubera ishaka mukaza mwiyimpa gusaba kavuga kandi amagi yayo duteka ntabwo bafite beje ushaka nko kwagura akazi kugira ngo kabe gasa neza nyine kameze neza ngo aho guha umuntu ifi mwigisha kuyiroba ukaba uri kuroba ifi yawe neza nyine okay kwiteze ako kazi kakagwa amafaranga menshi nyine ikintu cya mbere nuko bwa mbere mumaze kusapotinga ako kandi tukakagura mugasa kandi mukasapotinga kunteza imbere mu buryo bw'amafaranga igihe kimwe na rimwe indangura amaga kanjingana noneho yanjinganye garere mbe mpasubira inyuma simbe mpanje imbere yema nimubona murakaguza akakuma hanyuma tukaza kucuruza nimbona kabita gende cya imagi zomba hamagaraga mugende muyagurega ya magiga nimba nyaheza abantu batishuye nimba nzoyagira nte nimba nzoyajya yose ariko genda yanze cyo kwakira amagi 30 cyangwa 40 birashika kandi kuko n'amagi ashobora kushinga aka kazi ka content uzukora kuri Instagram kuri TikTok n'ahandi kagiye kaza kakwishura okay ndikanishura amafaranga azavamo nta mafaranga avamwo ariko abagira neza barayampa nkagute
Okay, hari igihe umuntu anezerwa n'ibyo wakora, umuntu akagureza soda idolari 10 20, ko turavuga amadolari yuko ariho abantu benshi batazi amafaranga cyangwa niyo uza winjizamwo mu madolari mutawa cyangwa uza winjiza mu madolari cyane, niyo mpamvu wayavuga. Oya, ntago navuga navuga amadolari yuko ariho abantu benshi baza bohereza. Okay, apana bohereza. Okay, Abanyamerika bashobora kohereza amadolari iyo agahinduka amanyakenya nyine, kuko sinabona igihe yinjiye twari twumva kuko ari amadolari bakoresha. Ariko nyine ukayakoresha kubera ko hari abaza bohereza amadolari. Okay, ntagaragara garaza ari imibare, ntagaragara kuko iri ni dolari, araza yuko ari imibare gusa y'amashiringi. Sawa. Waravuze ngo hari igihe rero ngo abagira neza baza batuma ariko uzi ukora bindi nta mafaranga biza bivamo. Nkibihesera biriya zo kuri internet nyine uzuko zira content uzukereya gatandatu kuri gatandatu. Oya, ndacari hasi, ntago birampeza amafaranga. Hari support ukeneye mu bantu cyane. Nimeze gute? Ntabwo cyane amafaranga azaza kuza nyuma, ariko icyo nokenera nuko mwokora subscribe, mugadufollowinga, mukatuzamura na link na share, buri kantu kose nyine mukadukora kuri ya amafaranga azaza ko ayo niyo mafaranga. Iyo uvuze nta buryo ushobora kuvuga ngo abantu bafite business bafite ibyashara bakuzanira amadiri uzubamamariza ibintu kufite abantu bagukurikira noneho baguha amafaranga afatika menshi. Okay, sorry, navyo bagiye urakoze cyane kunibutsa n'abantu bafite ibyashara bikomeye aho bitandukaniye. Mu by'ukuri wanandikira hariya kakwamamariza kandi ngakora ibintu byiza. Umuntu uzurebwa kuri Instagram cyane kandi ukurikirwa kandi si ya none business iri kuri internet. Mu by'ukuri mwagira neza mu supportinga ben ubwo buryo wowe nkako kazi uwo mwamamariza neza business yiwe igakunda bikamera neza cyane, kubera yuko impamvu abantu banyemera bakanizera bakankundisha n'abandi, ubwo rero business yawe byakunda. ngaho proving abantu nkukora nk'akantu katuma abantu bumva ko kwamamaza ngaho yicara neza. Neza nyine nicaye nabiga kubera yuko nabaye mugufiga. Okay, twamamaze nko mu buhe buryo? Tubwire nyine nje no igitekerezo nshaka kwamamaza business yanje, hanyuma wewe ukayamamaza ukayiha abantu bawe. Okay, murakoze cyane abantu badukurikirana gatandatu kuri gatandatu. Iyo niyo tereme twatangiriyeho kandi nayo dusozaho. Umuvandimwe Freemedia, muratwihangana nubwo tutamenya kurivuga neza, ariko ni Freemedia. Freemedia ni mu cyongereza, ntabwo twize muri system y'icyongereza. Hano hiwe turi twagiriye umugisha tukahagera, hameze neza cyane, harangwa n'ibyishimo, harangwa n'ubwiza, harangwa n'ibikoresho byiza birakeye, hariho n'isuku nziza. Umuntu wese ubukeneye amafoto, umuntu wese ubukeneye gusohora indirimbo, ni kako ndagira ngo nubwo atarabinereza ariko byose anga byose birahari kandi biranejeje. Ikindi kandi ni n'umuntu ugwa neza, arakwakirana n'ibyishimo, ni umuntu ugufata neza, akwicaza neza mu ntebe ifite isuku, atari bene yayindi yo kuguma kwishikora cyangwa wishima ngo hariho nk'utuntu. Oya, ibintu byose biri sawa. Ubwo rero n'ahantu biri ahantu heza cyane, mbese utopfa kuhagera ariko kandi ugiriwe n'amahirwe ukahagera ubugiri umugisha, ariko kandi kwicisha bugufi kwiwe arabararashya ngo mumusanga hano. Ni ruguru ya za Rwisambo ugeze TRM, abantu bahazi utaraza mu mujyi, ukamanuka ibarabara riza Zimamane, naho ngaho uhageze Lumumba Drive pana Zimamane. Ni Lumumba Drive hano muri Mirumba Drive. Lumumba Drive. Okay, karankosora kuko opposite ya TRM uhageze kuko iwaba yicishije bugufi araza arahagufatira wewe kuko bagukeneye ukahagira.
Mutawa nuko ibyiza vyiwe byose birangwa nawe ukabamamaje Afrimedi ndagira ngo takosa ririmo utaho uzaze nzakwigisha noneho kuzongera mwakunyu neza kugira ngo abantu baguha akazi uzobishira hariya ariko abantu bakugane baguhe diru ubamamarize kubera ko ufite abantu bagukurikira birashobora no gutuma business zabo zigaragara kuri mutandao zawe. jewe uko mbivuze nuko mbitekereza ndagira ngo sinarivuze nabi waruvuze neza kubera ko ico bari kubanza ukambwira nuko ntaguhaye nagombye kuba ari nje uguha ibyo uvuga ubundi mbere yuko wamamaza nuko ngomba kuba naguhaye jewe business nkeneye ko wamamaza nuko nkeneye kugikoramo noneho wowe ukaza kubikora. nazi ibyo navuze ari live uretse nuko navuze ati kwa Afremedia wahatatse ni heza n'ibindi ibyo nibyo rero buriya ikintu kigiza abantu umuntu cyangwa ibintu agirwa n'ibintu bitatu. Ahantu tuvuge ngo umuntu agirwa n'ubwiza afite Imana yamuremanye. Ikindi kandi umuntu agirwa n'isuku. Ikintu cya mbere ni ibitekerezo. Iyo umuntu afite ibitekerezo bizima byiza bidafunze mu mutwe cyangwa by'amafutifuti uwo ni wo muntu wuzuye. Ikindi cya kabiri umuntu arangwa nimba ari ibikorwa tuvuge nkawe ubwawe hano hantu hagomba kurangwa cyangwa ako ameze kose hagomba kurangwa n'isuku. Isuku kandi babwira ngo nukuri ameze neza kimurabona ninte ukuntu nicayeho niziza pe. Ikindi cya kabiri nimba ari service ndagira ngo niko ndavuga. Service nayo igomba kuba nziza mu bikorwa. Umuntu nawe agomba kugira isuku, umuntu agomba ni mwiza, agomba kugira n'intekerezo nziza z'abantu bazima kandi umuntu akihanganira n'undi nyine. Kandi niba ari ikintu kigoye muri iki gihe wa mugabo nimba hariho abantu bagira nk'ibintu bitandukanye mu buryo bw'imijinya n'imiterere itari myiza n'intekerezo mbi bene ibyo ngibyo. Umuntu neza uzamugaragaza neza ko afite ubwenge n'igihe yamenye kwihanganira abandi bantu. Ariko uzi kwihanganira umuntu utameze nkawe ku rugero hari igihe mushobora kubana n'umuntu wa muntu akaba afite ari umuntu w'umunyaburakari cyane. Iyo wamenye kumezera mbese wamenye gufata wamenye ukuntu uproteje cyangwa wamenye ukuntu ushobora kwirinda wa muntu ufite ubwenge cyane. Ariko nanda arakara nawe ukarakara sinzi ubwiza bwawe aho buri ariko umuntu arangwa no kumenya ukuntu ashobora kubana n'undi muntu. Mutawa tugana ku musozo urebye mugani wawe twari turi kuri content yo gupromotinga akazi kawe kugira ngo abantu bakugane muri business yawe muzukora mu bijanye n'amafilime. Hari ahantu wanditse ubu nyine ufite abantu mukorana ku buryo uzukina filime aho ngaho bimeze gute? Kubera yuko ntaragura ibyuma byinshi ntavyo nafite. Ndagenda ariko cyane nshimira n'umuntu bifashamo. Nawe azabikurikirana n'umwana w'umusore w'abagorora yitwa Irakoze n'umwana mwiza cyane ugira n'ubwenge bwinshi. Nyabona abafite n'abana b'abakobwa nyabona uwo muntu mumurangire uwo muntu afite ubwenge burenze cyane. Nawe ari mu kigero cawe c'abantu batarubaka ariko wawe mwese muri gushaka ariko umuntu ufite ubwenge bwinshi kandi arangwa n'amahoro arangwa n'ibyishimo arangwa n'ubwitonzi kandi ubwanje aranihanganira nari ngomba kumwihanganira ariko bazanihanganira. Akenshi araza ntanamuhamagaye akansanga mu rugo muje gukora content. Uwo muntu
kubera ibyishimo no kumuvuga neza no kumutekerezaho ko ndumva kubera ibyishimo ndumva norira kubera ibintu aza nkorera uwo muntu narimbajije nimba ufite nk'abantu mukora n'abandi mukinana amafilime havamwo naho akantu nyine ntawe dukorana abo mukorana kubera yuko ubushobozi buracyari bukeya ibo boguha akazi ubwo ko kubakinira bakakwishura nabo sawa abadukurikiye nabo nimba bafite ako kazi bafite iyo mishinga n'ukuri ndahari n'ababikora naje mu mpamagara tugakorana kandi no bakorera neza kugira ngo naje mbone icyo shira mu mufuko rore yose bakubwira gukina wikina cyane nyabona ari yo gusinzira ari yo kubona ari yo kugira gute byose no bikora anyway ukunda no kuja ku TikTok kuri live n'amasaha ya nijoro usinziriye uri mu kirengeti watekereje gute inja live kugira ngo tuganire n'abantu ariko si ibindi byifuzo bindi ugasinzira kuri live uri kuri kamera neza rege nsinzira nkamagira nti ariko nibuka ko ndi muri kamera kicura jiro nkamazimye telefone ni Mutabara rero turi kuganira n'umu content creator uri kuzamuka 6 murefu harya kuki utise ntuze ya content zawe nako platform zawe murefu 6 ukazita Mutabara TV show impamvu hari abantu bakomeje reka nsobanurire iki kintu hari abantu bakomeje kumbaza tese ko witisha kuvuga ngo 6 ibyo bintu bivugira kuki mu byukuri impamvu twagiye dufata 5 duteranyaho rimwe mbona 6 ndavuga ati sinovuga ngo 6 gusa shakisha mukeba wayo ariyo 6 noneho icyaha gasitare gatoye noneho namavuga ngo 6 ariko ni muri processes kugira ngo usange 6 nafashe 5 guteranya rimwe hari n'abazavuga ngo se kazaba na 7 kuri 7 ugenda uzamura cyangwa kazagumaho reka kabanza kagumaho tuzareba mu myaka iri imbere nimba bizategwa n'ibyishimo abantu bampaye na TikTok ko yazamuka cyangwa Instagram cyangwa YouTube na Facebook tuzakomeza nye dutekereza ibindi kuki utayise rero uhite murefu 6 nabyo ni sawa ariko murefu yari filime nakoraga mbere yavuye muri iryo zina yagiye ibyara nayo anyway tugana ku musozo urebye uko wowe wiyakiriye urebye uko umeze nka umucontent uko watangiye gukina uko watangiye gukora hari abandi bantu bagufi ariko batiyakiriye ko ari bagufi usange yumva ari proud yiwe wewe kuro navuga ati ahubwo nza nshima Imana buke nago mzi kubaza nyishima zaidi hari n'abandi bo nono bagira na complexe yo kuba yonaje no kuri kamera no kuba navugisha n'abantu bene abantu babwira gute buri muntu wese ari kizamene yagiye yacamwo bitewe nibihe yagiye ahura nabyo ariko nta kindi kintu ndakeka ko umuntu wese wabaye muri isi wese habe nubwo wo waravutse neza ariko umaze ko umuntu mukuru wo warahuye n'ikizamini hari n'umuntu uvuka akavuka adasitse icyo ni ikizamini hari n'umuntu uvuka akavuka asa nk'abantu bavuga ngo ejo buraca yapfuye ariko bukongera bugaca mugani wa Theogene tugomba gushima Imana mu buzima bwose aho nuramuka utanahuye n'ibyo bibazo by'amagwara no kuvuga ngo ntiwavuke udasitse cyangwa ibiki n'ibiki hari n'igihe Imana nayo yonagucira inzira ukabona akazi keza ibindi abantu bakagukunda kandi utatanze igiturire kugira ngo abantu bagukunde ibyo nabyo ugomba kubishima Imana ariko rero nubona ikintu Imana irakigukoreye uracecetse mbona kuko wakora ikintu gitangaje kuko hariho urugero rumwe nza ntanga kandi nza ntekerezaho
ndatekereza habe na rya jambo abakozi Imana bazatuganirizaho bazatubwira ngo abanyasiraheli kuva muri Egiputa kuva muri Egiputa baza muri Israheli nyine ariyo Kanani ntago byari byoroshye kugira ngo Farawo abarekure ntago byari byoroshye ariko kandi abantu kuko abantu ari abantu tudashima Imana Imana ikabahereza amanu bagasaba Imana abantu bagasaba Imana ati duhereze amanu uduhereze n'icyo kunywa bagize inyota Imana ikabakorera icyo kintu ariko abantu ntibabitahure bamara kujya sinziga jewe sinongeragaho kuko sinzi Bibiliya ni nkaho gabashimaga yuko bariye ariko nyuma y'iminsi mike bakibagirwa nanoho Imana igatangara kavuga ati bari abantu nagaburiye kabaheze icyo bamwa uko bibagiwe gute ariko nta kindi kintu kiza kinezeza Imana mu buzima bwayo ko gukora gukorera ikintu ukayihesha ukayishima buriya izi gukorera n'ikindi kirenzeho hari n'abantu bazavuga ati se ku Imana izingirira neza isuku yakwigaragaza nkayibona habe na Mose yasabye Imana iramubwira ati Mose abwira Imana ati Imana ko nifuza kukubona ntiwaniyereka kubone masoko yandi Imana iravuga Imana ireba ubwenge bwa Mose ibona nyine ko yasabye nk'umuntu ibona ni buke yavuze ngo ni buke ariko dutekereza nk'abantu arige none Imana yoba yaravuze ati none uyu muntu karasaba ikintu kitokunda kitoshoboka ariko niko yanavuze aravuga ati no kwiyereka tiwubaho ukonsa nuko meze ntiwobaho nkwiyeretse mu yandi magambo ni ngaho yagaye ijambo rya Mose mu ntekerezo zacu Mose ntiyasabye nabi ariko kandi ni ngaho Imana yagaye ijambo rya Mose ariko kandi yavuze ni ngaho kandi yavuze ati uyu muntu se sinomugaya kubera n'umuntu yashatse kugira ngo mbone ariko mu buryo Imana nayo yagerageje kugira ngo yiyereke Mose ndagira ngo nimba ari ibuye yasize uruhande rwe n'irindi gikuta nimba ari igikuta gasimbiziga kugira ngo namucaho ntiyikange kugira ngo ataza kuwa Imana yafashe igikuta gishira uruhande rwa Mose yafashe ibuye nimba ari igikuta nimba ari ibuye kugira ngo atikanga abadukurikiranaga abantu baturusha Bibiliya ariko ni muri ubwo buryo ariko Imana izo rero bikaba bize guhura gute na message uhaye bano bantu batera itinyuka nibyo twari tuvuze kubera yuko ari igihe twibagirwa ibitangaza Imana idukorera nabyo Imana yabikoreye kuri Mose uko yamubonye ntiyamubonye ku maso kuko nkubona nimba aramwiyeretse mu iguru nimba ari mu iguru nimba ari mu irugu ngo navuga ngo mu iguru uri kwita mu iguru ariko nabwo nyine yaramweretse muri ubwo buryo iwe nagizaga niba ataranamubona nuko twebwe tumubona mu bitangaza so iyo niyo message yawe ya nyuma ku bantu bataritinyuka bumva nabo bari ico bokora kandi bafite impano yo bokoresha ngo mbese niyo message uha abantu bataritinyuka bashaka kugira ngo biyakire tugomba kuja muri kamera ikibazo rero abantu baravuga bari ibintu bibiri hari abantu bavuga ngo sinza kuri kamera biteye isoni hari abandi bavuga ngo se ndaja muri kamera kugira ngo ndebe ko ngerageza ndebe ko no kwigira mwiza kugira ngo abantu bankunde kugira ngo bansupportinge cyangwa bampa amafaranga tuza kuri kamera dukushima Imana ibintu Imana yakora kuko yaragukoreye byinshi ese uretse no kuvuga ngo nuko wagwaye cyangwa ibiki kwirirwaho gusa umunsi wose ni gitangaza kuryama utazi kubyuka kandi wenyine wabyivuge ndengiye kuryama ariko sinzi ko mbyuka tumva ko kera ari gitangaza abantu bakamagarukira aho ngaho bakamavuga ati nibisanzwe turabyukama
niba ufitanye gahunda n'undi muntu ukamubwira ati yewe izo tuzabona nejo kandi tuzahure nko ku ikanisa ryari rize aho ni muri Kenya Maji Mazuri ukamusa nkawe wawipangira gahunda zawe z'uko bishobora kuboneka cyangwa bishobora bizagenda kandi bishobora gukunda Imana nayo ikavuga turi muntu yapanze jiwe naje napanze byanje ubwo rero turareba umuntu ufite imbaraga wajyamuka mujyamo najyamye wanyuye iwacu yicuraga yewe wacu none ko atavyuka ko yankerereje ubwo rero akabyukira mu makuru ati atatekerezaga kuko bishobora gukunda ariko nicyo nobwira n'abantu unaramutse utagenda kuri kamera cyangwa iki hari ijambo ugomba gukoresha kugira ngo Imana uzowihesha agaciro hari abantu benshi bazapfa kuvuga ngo ejo tuzabona netuzo uzovuga ngo Imana nibikunda Imana nivyemera tuzabona nisho ugashyira Imana imbere nibikunda nimpa uburenganzira ariko rero n'ugenda ukavuga ngo bese bikava nko mu bushake bwawe azaba yibesha uzovuga ngo habe nubwo buri umupagani simvuze ngo n'umukristo gusa wenyine umukristo n'umupagani twese dukunze kubaho ariko ukavuga ati Mana nubinyemerera nkabyuka cyangwa nkirirwaho Mana ugapfa kunyemerera gusa nkabyuka gusa uzampe n'uburyo kugira ngo nzaza kuri ijya gahunda yanjye ni iyo niryo sengesho rikuru reka tugane ku musozo hanyuma dushimira abantu bari badukurikiye uyu yari Mutawara Murefu gatandatu kuri gatandatu ni Murefu gatandatu kuri gatandatu cyangwa se Mutawara TV show mugende mukurikire mu supporting mu muteze imbere mu muhakazi n'ibindi byinshi Mutawa subira uzisubiriremo wenyine niba mbivuze neza sinzi zose niko zitwa na YouTube na TikTok na Instagram niko byitwa kabisa ni Mutawara TV show n'abantu mu TV show zikundaga kuba nk'icyongereza hari abantu bagukurikirana nabo bari muri system y'Igifaransa ushaka wandike ngo Mutawara apana ra Mutawara ni benshi ariko wandike Mutawara urahita ubona ifoto yanje ni ifoto y'isengeri nyine itari originale reka ngushimire kubwo umwanya wawe Mutawara hanyuma ngushimire nanone nkubwira ngo courage mu kazi ukora muri content zawe courage cyane nawe courage wowe ukomeza kumuteza imbere ukomeza kumusapotinga n'uburyo bumwe cyangwa ubundi asante ariko ngo nije wari kugushimira kuko ntabwo ari ngombwa ngo ushimire kuko kukubona n'ibintu by'agaciro hari abantu batekereza ati se kushimira cyane no kushimira ura muntu si umuntu nk'abandi akwaboneka cyane mu mihanda akaboneka mu makwe no mu biriyo turamubona buri kanya ariko abadukurikiye uyu muntu ntabwo ari umuntu bisanzwe kuko ni umuntu utuzanira ibyiza kandi akatuzana n'amakuru meza kandi akatuzanira nyine akatwereka ibintu bimeze neza uwo muntu rero uzarebe cyane cyane nk'umuntu mubi cyangwa nk'umuntu nyine utishimiye n'abantu uwo muntu uwo muntu ntabwo aganwa n'abantu benshi ariko nimba umuntu ukurikiwe n'abandi ibihumbi n'ibihumbi uwo muntu iyo muhuye nawe ntabwo mushyize mu rwego rwa muntu ntabwo mushyize mu rwego ruri hejuru cyane birenze mushyize mu rwego rw'abantu muvandimwe nubwo washimiye ariko cyane cyane nije ugomba kugushimira kuko twabonanye nawe kandi ukampa n'uyu mwanya wawe no mu nzu yawe n'ahantu dukorera nibyo byiza kandi naje ndabishimiye uyu mwanya yego n'umwanya nawe ubuhenze kugira ngo ubwawe hari n'igihe wambwiraga ngo uzaze neje bundi ukamukandira hariho n'abandi baza baregana ariko kugira ngo ikirushaho nuko wanampamagaye icyo nicyo ngomba kugushimira wampamagaye telefone yawe koresha telefone yawe uranantega uranzana mu wawe ungurira n'icyayi ibyo byose ndagushimiye ko numva ndashika ndamahoro kandi nkomeye kubera icyayi wanguriye
nuko niko bintu bimeze. Hari n'umuntu ushobora kurara kundi muntu ugasanga habe nicyo cyayo bakibuza, ibyo ni bisanzwe kandi afite n'ubushobozi cyangwa atanabufite, ariko wowe sivuze yuko ufite ubushobozi bwa kirenga cyane, uko umeze kose icyo cyayi nakibonye. Ndagushimiye. urakoze cyane Mutawa. Kandi ugize neza. Waravuze ngo kugushimira si ngombwa, ni ngombwa kubera ko uganirije aba bantu bangana gutya kandi kubwira ngo courage. Asante cyane. Thank you so much. Okay. Rero mumushigikire Mutawara, ni umusani uri kuzamuka, mu content creator uri kuzamuka, ni impano mufite hano mu muhanda, mufite muri societe, mukeneye gushigikira kugira ngo nawe agira aho agera. Iryo buye rero nawe urishireho, nanje narishizeho iryanje. Murakoze cyane. A world of stories.